Donc navuga ngo Imana yanyiciye umuvandimwe tugera Kibagabaga amarisa yose hanze ataravurwa ataritabwaho kandi yari yamaze kujya muri koma. Mu byukuri yamaze isaha yose ari hanze aryamye muri ambulance nta muti no kujya kumuha igitanda bamuha igitanda kiryamyeho undi muntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Mu byukuri basubizaga ko ngo bari kwita ku bandi barwayi, ariko nabonaga umuvandimwe wanjye ari we wari urembye kurenza abandi. Icyo gihe yarinze apfa ashiramo umwuka nta muti n'umwe abonye. Babonye arimo arasamba nibwo batangiye kumwitaho. Njye mpamya neza yuko iyo baze kumuha imiti, iyo baze kumuha imiti byibura bakaza gusigara bari kumbarira nyuma cyangwa se nkajya kubarisha nyuma, ntako byibura bakamuha n'imiti. Iyo baza kumwitaho ku gihe, iyo baza kumwitaho ku gihe, ni ukuri ntabwo bigeze bamwitaho, ntabwo bamwitayeho ku gihe, n'ubundi bamwitayeho birimo birarangira. Nta kintu yiyoroshe ufata iyo shusho noneho harapfuye baranambwira ngo moruge ntazihari. Ntazihari cyangwa zuzuye? Ngo moruge zuzuye. Ibaze kuba umaranye ukamarana amasaha arenga 2 n'umurambo hejuru. Nkora ibiraka by'ubuyede aho bubatse mba ndaho. Anko wanjye ntabwo yigeze andera neza, nawe ndamubureminga, ntabwo yampaye uburere bukwiriye. Muri iyo myaka yanjye yajyaga sinabyita nko kumuhotera, kumfata ku ngufu, kunkoresha imibonano. Urana gukura utabana n'ababyeyi, udafite umuntu ukugira inama, ntabwo byari byoroshye. Icyo gihe nari mfite imyaka 13, nakubwiye ko nabyaye ndi kuzuza 14. Ukuvuga ngo uwo mugabo twarahuye, tumaze guhura turaganira. Mu kuganira rero narambwira ati nta kibazo turabana, ariko tubana ampisha ko ndi umugore we, akajya avuga abwira abantu, ndetse aranambwira ngo uhindure izina ryawe, ntukomeze kwitwa izina ryawe witwa, ujye ubwira abantu ko iwacu bapfuye ndi musaza wawe ko nkurera. Twabanye hari umusinzi, ari umuntu uzana indaya abagore mu buriri bwanjye. Abantu bigasakuza bakankubita no bagashyira no kunkubita, hagafungwa kongera bakamufungura. Nakijijwe numva ko ngiye gupfa, nshaka address y'urusengero kugira ngo bazansengere ku irimbi napfuye cyangwa se nakorariye irimbe. Ariko maze kujya gukizwa mu rusengeze mu rusengero, wakuntu baririmba bishimye. Burya mwa abantu mwe no gukizwa ni byiza. Urumva no gufata indangamuntu, nagiye gufata indangamuntu ufite uruhinja rw'amezi 6. Arambwira ati irangamuntu uri bufate uvuge ko ufite imyaka 19. Ekada twasizanye kugira ngo nge niha amahoro nirukane za ndaya ngo zizaza
aho ngaho. Ariko n'ubundi ari byo ngewe umuntu wese unyumva ntabwo gusezerana n'umugabo ari byo bintu byubaka urugo. Umugabo wanjye iyo tutakoraga inshingano z'abashakanye ntabwo yampahiraga, yagendaga nta rasiyo asize. Cyokora nta muntu nabwira ngo yihanganire mu rugo, ngo niba umugabo ngo akora ibyo ngibyo ngo aza akamukubita akamusambana akamuca inyuma, nta muntu ngewe nashuka, ntago namera nk'urusengero rwanjye rwagiye rumbwira ngo ihangane. Oya, baragushuta. Kuvu sintinyi bizabejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka, kwiganyira nukubusa, mbeshwa no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Wow. Niriwe neza. Niriwe. Ndabasuje mwese nk'izina ry'Umwami wacu Yesu. Nitwa KALIZA Queen, ndi umubyeyi w'abana 3. Abo nabyaye mu nda, ariko hari n'undi mwana Ndeba natoraguye. Hakaba hariyongereho n'undi mwana wa Murumuna wanjye maze iminsi mike yitabye Imana. Ubwo ndi umubyeyi w'abana 5. Mu by'ukuri inkuru y'ubuzima bwanjye irababaje. Uburyo navutse, mvuka mu muryango ukennye, navutse mu muryango w'abakene. Mu by'ukuri umubyeyi wanjye yatubyaye turi abana 3, araturera. Ubwo papa yari amaze kwitaba Imana muri 2005. Ubwo mama yaratureze, amaze kuturera ntago byari bimworoheye kubera ubuzima bubi nawe yabagamo. N'iki murabyumva, umuntu upfakaye kurera abana 3 ntago yabyoroshye. Yaradutanze mu mafamiye, ngewe anyohereza kwa uncle wanjye, undi murumuna wanjye nawe amushyira mu yindi famiye, agumana umwana umwe. Inkuru y'akababaro nje kubabwira rero nuko uwo murumuna wanjye unkurikira yaje kwitaba Imana ejo bundi ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere. Mu by'ukuri yitabye Imana ntigeze murwaza cyangwa ngo tumurwaze tumenye uburwayi apfuye azize. Ibaze kuba utagira umuryango, kuba udafite nta bavandimwe benshi ugira, nta miryango ya hafi bashobora kukwitaho. Abarumuna banjye nibo nari mfite, none ubwo urumva umwe yamaze kudusiga. Ntabwo natinda ku rupfu kubera ko niyo nzira, nuko twese tutabyakira. Ariko mukuri Imana yarampemukiye cyane.
donc navuga ngo Imana yanyiciye umuvandimwe. Twajyaga inama tukaganira mu kurwara k'uwo mwana yarwaye aba mu Gasyata, bamujyana ku kigo nderabuzima cyitwa ngo Gihorwe, bamugejeje nyuma y'iminota 30 barahamagaye mva mu rugo ari saa 8 z'ijoro, baduha ambulance yo kujya Kibagabaga. Tugera Kibagabaga amarisa yose hanze ataravurwa, ataritabwaho, kandi yari yamaze kujya muri koma. Abaganga baho ngaho bari bakoze ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere, ntago bampaye serivisi nziza habe namba. Ntago bitaye ku murwayi. Ntago bigeze bita ku murwayi wanjye. Mu by'ukuri yamaze isaha yose ari hanze, aryamye muri ambulance nta muti, no kujya kumuha igitanda, bamuha igitanda kiryamyeho undi muntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Yararembye cyane ku buryo bugaragara. Umurwayi yagiraga gutya agakubita amaboko, akazana amaguru, akagira umutwe, byose bakamugerekaho. Mu by'ukuri nabonaga nkanjye hari ukumushinyagurira. Ibyo bintu byarambabaje cyane. Ntabwo Kibagabaga bigeze bampa serivisi nziza. Wenda nubwo wenda niba yari nabunapfe, ariko mu by'ukuri ntabwo ishusho nababonyemo yigeze inshimisha habe namba. Umuntu ubwo bakimara kumushyira kuri icyo gitanda, bamuhaye oxygen, nabwo ari kumwe n'uwo murwayi wo mu mutwe. Nawe urabyumva, umuntu umurwayi mu mutwe usaragurika, abyuka, no kuri kariya gatanda ko kwa muganga uko kaba kameze. Nubwo mbangiye mu bintu byo kuvuga ngo imiti, ngo kujya kubarisha, kwishyura imiti, nagereyo bakambwira ko ngo network zabuze. Ndabinginga ndababwira ngo mwamfashije mukamvurira umuntu mukamuha umuti, ko mfite amafaranga mu ntoki rwose, ko ntari buvanga ntabishyuye, mukamfasha mukamutabara, ko ameze n'abarembye namwe muri kubibona. Mu by'ukuri bansubizaga ko ngo bari kwita ku bandi barwayi, ariko nabonaga umuvandimwe wanjye ari we wari urembye kurenza abandi. Icyo gihe yarinze apfa, ashiramo umwuka, nta muti n'umwe abonye. Babonye arimo arasamba, nibwo batangiye kumwitaho. Komera Kaliza. Batangiye kumwitaho arimo ashira mu mwuka, nibwo bamukuye kuri icyo gitanda cy'uwo murwayi wo mu mutwe yari ariho, bamujyana ahandi.
ariko ndi kubagaya cyane kuko ibyo yakorewe arimo arapfa ntibigeze bamukorera ari muzima. bamwitaye kuko bari kubona ari gushira mu mwuka. Wibaze nawe umuntu wahageze mu masaha 8 z'ijoro akarinda agera mu gitondo saa 12 nyifite impapuro bampaye ngo zo kujya kuguriraho imiti. Imiti ntarayibona. bari bamushize muri urgence se nibura. Bari bamushize muri urgence ariko kuri icyo gitanda urumva cyari kiriho uwo muntu nyine wari urwaye mu mutwe. nta na serum yari amuteye n'iki. Serum yari ayifite yavanye kuri centre de santé ariko nta muti wari urimo kuko imiti bari bantumye yibanze bari bantumye yari atarayibona bari kumbwira ngo nta network zihari. Njye mpamya neza yuko iyo baze kumuha imiti byibura bakaza gusigara bari kumbarira nyuma cyangwa se nkajya kubarisha nyuma ntako byibura bakamuha n'imiti. iyo baza kumwitaho ku gihe. Iyo baza kumwitaho ku gihe ni ukuri ntabwo bigeze bamwitaho. Ntabwo bamwitayeho ku gihe n'ubundi bamwitayeho birimo birarangira. Wibaze rero kuba narakuriye mu buzima nk'ubwo ngubwo bubabaje, mfite abavandimwe bakeya n'undi yarangiza akagenda ku burangare. Ni ibintu bibabaje cyane. Amaze gupfa byageze mu gitondo yashize mu mwuka. yagejeje mu masaha 11:40 harimo azana ibintu sinzi ukuntu babyita mu kinyarwanda ngira ngo ni ibitabapfu batangira kumwitaho kumuhanagura kumushyiramo imipira imipompa kumwongerera umwuka ariko byari birangiye. Mu by'ukuri n'ubwa mbere nari mbonye umupfu mu buzima bwanjye. Nk'abantu mwe munkurikiye gupfusha uri wenyine noneho byambereye ikibazo bimbera umutwaro mbona isi inyikubise hejuru. wahise umutahana se cyangwa wahise bamushyira muri morgue wumve ko nanagiye gutyo uko yakarwaye afatwa niko twamujyanye. Nta mashuka yari ahari ufata iyo shusho, nta kintu yiyoroshe ufata iyo shusho. Noneho arapfuye baranambwira ngo morgue ntazihari. ntazihari cyangwa zuzuye? ngo morgue zuzuye. Ibaze kuba umaranye ukamarana amasaha arenga 2 n'umurambo hejuru. Kumara amasaha arenze 2 n'umupfu ku gitanda. Abantu bose bacaho mureba. ngomba kumutana nta kindi cyangwa se nkamushakira indi morgue ngomba kumushyiramo. Nta bushobozi nari mfite ako kanya. Ndi umukene, nta kazi mfite, ntunzwe n'ibiraka. Mama ntiyari hafi, yari mu ntara. Nta n'abandi bantu nari mfite hano mu mujyi wa Kigali. Ndi butakiri.
noneho ngo moruge yuzuye. Abantu banze kuma serivisi gutyo barangiza bakanagerekaho no kumbwira ko ngo moruge yuzuye badafite ahantu bari bumushyire. Byambereye ikibazo. Nk'abantu mwe utaravuga batarabona. Ubwo nkimara gupfusha nahise ntekereza yuko hari umuntu ushobora kuba yamfasha, ariko uwo muntu niringiye ntabwo yigeze amfasha. Ntabwo yigeze amfasha. Ibyo bavuga ngo ijambo ry'Imana ryo bivuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Ntabwo yigeze amfasha, ahubwo nafashijwe n'undi muntu ku ruhande ntatekerezaga ko yabikora. Ndanamushimiye cyane, Imana yo mu ijuru imumugisha. Ubwo wari ukiri ku bitaro? Nari nkiri ku bitaro, narasohotse byaranshanze njya gushaka ubuyobozi bw'ibitaro. Barambwiye ngo hakoreramo RIB. Njya gushaka ngo RIB hari ku cyumweru, nsanga ntabwo bakoze. Mbona kontakte ziwe ndazandika ndamuhamagara, arambwira ngo anyohereza kundi muntu ngo umuyobozi w'ibitaro mujye kumubwira mfashe. Nkagenda nkongera nkagaruka, nkagenda nkongera nkasubira inyuma kubera guta umutwe. Nsohoka igipangu ndavuga ngo reka nje kuri RIB isanzwe, niba nje kubabwira nyine ibibazo mpuye nabyo. Ngezeyo nabwo nsubira ngarukira mu nzira kubera guta umutwe. Ubwo naje kwicara ndatekereza, ngira uwo muntu nari niringiye ko hari ikintu ashobora kumfashaho. Yarambwiye nyine ko bitakunda. Amaze kumbwira ko bidakunda kandi byasi urumva twari twavuganye ndi no ku bitaro mubwira nti ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye ararwaye ameze nabi, ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe yabikozeho. Gusa ariko ntabwo namubureminga, buriya hari impamvu. Gusa nicyo kintu nshaka kuvugaho cyane, ko tutagomba kwiringira abantu, ko ibyo dutekereza mu mitwe yacu atari ko bigomba kugenda iteka. Isuko wenda yanze kumfasha kubera umutima mubi, ariko wenda hari sinzi hari impamvu yari yabayeho bituma wenda cyangwa n'Imana yashaka kwigisha kutiringira abantu. Bishobora kuba ari Imana yashatse kunyigisha kutiringira abantu, kuko ubundi buzima busanzwe ko yajyaga amfasha. Ubundi buzima busanzwe yajyaga amfasha, ariko icyo kintu ntabwo gize gishoboka. Aho wari umukeneye cyane? Aho nari mukeneye cyane naramubuze. Ahubwo mbona undi muntu, ntekereza ku wundi muntu nyuma. Utahaga amahirwe? Ntahaga amahirwe yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Umuntu akimara kumva iyo nkuru rwose yaranyihanganishije, arambwira ati tuza biraza kugenda neza. Ariko hagati aho haje kuboneka undi muntu ubutabazi bwo kunkurira umurambo aho ngaho, tukawutwara. Ukawujyana? Twe twanzuye ko ngiye kujyana mu rugo, ukarara mu rugo. Mpamagara abayobozi b'inzego z'ibanze zacu, mbabwira ko napfushije umuntu ngiye kumujyana mu rugo. Baranga, baranyangira ngo nta muntu ujya urarana umuntu mu nzu umurambo. Ntangira kuvuga nabi, ndababwira ko ari mu nzu yanjye. Se ko atari mu nzu yanyu, ni gute mushobora kumbuza kujyana umuntu wanjye ko ntafite ahandi hantu mushyira? Murabimburiza iki ko ari mu nzu yanjye? Ako mugira neza arambwira ati noneho nshaka ukuntu uri bumugeze muri moruge nta kibazo nzayishyura. Y'ibindi bitaro. Ubwo hahandi narabasabye bama transferi,
baduha transfer yo kujya Kacyiru. Nuko mbaza ngo wagejeje umurambo ute? Hari umuntu wampaye nawe service ya modoka yagahiri gisi, urana ntago umurambo wakwirwamo. Ndaza kubibereka, naricaye ndambye amaguru hari imbere cyari inyuma hahandi inyuma hajya imizigo. Wibaza agahinda nari mfite, ubwo mama niwe mfite wenyine, sinzi niba nabibabwiye. Yarari mu nzira imaze, nahamagaye abaturanyi bo mu rugo, telefone zabo zose ndazibura pe. Ibaze kugira ngo ubure n'umuturanyi uhamagara mu rugo. Noneho nari nanasize nakinze, nakingiranye abana, nziko nje ari ibintu byoroshye nje kumurebaho, hita ngaruka niba ajya mu bitaro nkaza gufata ibyangombwa. Ntabwo nari nzi ko mu byukuri ari buhita apfa. Sha ibaze kwicara muri Hilux inyuma ukikiye umurambo. Urabyumva icyo gikomere? Ngize igikomere cy'amateka yambayeho, ngize n'igikomere ndi umwana n'ubu nkuze. Naricaye muri Hilux nterura umurambo gutya wa murumuna wanjye, ndazenguruka. Ibaze kugira ngo uzenguruke uwo mujyi wose wicaye inyuma n'umurambo ukikiye gutya wamuzingazinze mu ishuka, si ibintu bibabaje? Ubwo nyine narahageze muri morgue ya Kacyiru. Ya Kacyiru. Ariko bahise babakira. Ego, bahise batwakira nta kibazo. Umuntu wanjye baramubika, maze kumubika turataha. Nshimira cyane n'undi muntu ntari butangaje wamfashije uba muri Canada. Imana iguhe umugisha. Yamenye ko wagize ibyago? Narabimubwiye, arambaza ati ni igiki kibanze ukeneye? Ariko wa muntu wambwiye ngo tuza, mu byukuri yari arimo arabikurikirana ibintu byose. So rero ndamushimiye cyane umushuti wanjye. Imana y'umugisha uri muri Canada, yakoze byinshi. No kuri icyo kintu yakozeho, Imana y'umugisha ndamushimiye cyane. Aho uri hose nubyumva wumve ko ngushimiye. Bwarakeye mugiye gushyingura cyangwa byasabye indi minsi? Ntabwo byari gusaba indi minsi, bwarakeye tujya gushyingura. Noneho naracanganyikiwe, kubera gucanganyikirwa na stress n'iki. Maruge ya Kacyiru nyishyura kabiri. Ubu ndababaza amafaranga 15,000. Nzabikurikirana bayame. Ubwo ndashimira Imana ko nubwo Imana yabigenje gutyo ikampemukira, ariko nyine ko byagenze neza. Nk'abantu, umuntu yaramfashije, amfasha mu buryo bw'imodoka, amfasha mu buryo gukaraba. Irimbi rirahenda, ryasabye 290, ariko amafaranga yarishyuwe no gukoresha serikeye n'ibiki byose. Yego urabyumva, gukaraba. Nari mfitemo na kamera. Mu byukuri bitewe umuvandimwe wanjye twabanye neza, tubana ariwe muntu wajya gunderera abana. Nagiye mu kazi mu biraka, ko ngiye nkora ibiraka, nta kazi mfite. Numbaza ngo ibiraka ukora ibihe biraka? Nkora ibiraka by'ubuyede, aho bubatse mba ndaho. Nabona nk'umuntu mesera nkamesa,
cyangwa se nkunda kugira n'amahirwe abantu bakamebera akabyo guteka, ibyo mbonye byose nyine ndabikora. Bwarakiye turashyingura nyine urumva bigenda neza, ubwo bushobozi bwose nakubwiye rwose ntazi ngo byagenze gute, ari Imana yabikoze yakoresheje uwo muntu, ni nk'ari nka marayika Imana yanyohereje. Mu by'ukuri ndamushimiye cyane, Imana yo mu ijuru imuhumugisha. Ariko twarashyinguye gusa ntabwo twigeze dukurikiriye, niyo mpamvu nicaye hano. Urumva muri izo nshingano z'abo bana mfite harimo abo bane nari nsanzwe mbana nawe, n'uwo nguwo wundi nyine wiyongereyeho wa murumuna wanjye. Urumva ntabwo bizaba byoroshye, kandi ndifuza ko umuvandimwe wanjye rwose nazamukurira ikiriyo. Tugarutse inyuma ku buzima bwawe, watubwiye ko ntabwo wakuranye n'ababyeyi, uza kubana na uncle wawe kugira ngo ari wo ukurera. Ese yaba yarakureze neza? Ese we yagufashe nk'umubyeyi cyangwa yakubereye umubyeyi n'ubundi wari ukeneye? Uncle wanjye ntabwo yigeze andera neza, nawe ndamubureminga, ntabwo yampaye uburere bukwiriye, kuko mu bikomere mfite by'ubuzima nabayemo nawe arimo. Muri iyo myaka yanjye yajyaga sinabyita nko kumpohotera, kumfata ku ngufu, kunkoresha imibonano. Gufata ku ngufu? Nta mugore yari afite? Ntanazi, nta mugore yari afite, yabaga wenyine, mbana n'umwana we yari yarabyaye, nanjye n'umukozi. Hanyuma waje kubyara gute se? Wakundanye n'umuntu cyangwa nawe yaragufasha ku ngufu nk'uwo mu uncle wawe gutera inda? Aho byagenze bite ko wari ukiri umwana? Uko nabyaye rero, urabona gukura utabana n'ababyeyi, udafite umuntu ukugira inama, ntabwo byari byoroshye. Nahuye n'umuntu ambwira ko ngo ari ngo generale, ngo ari abakiri iwabo, ngo bafite ngo ibintu byinshi cyane, ngo ahantu mu kajagari, ngo ari ababosi. Ambwira uburyo, akajya ambwira ukuntu undi mwiza biki, kandi mu by'ukuri nari umwana. Hariya mu Giporoso hari isoko, muri gare hari isoko, muri gare habagamo isoko, sinzi niba mubizi, habagamo isoko. Twavaga ku ishuri tugacaho tugakatakata mu masoko tugiye kurebamo imyenda n'indi gurupe y'abana nyine. Tuvuye ku ishuri tugakatira aho ngaho mbere yuko mutaha. Mbere yuko dutaha. Uwo muntu rero twabyaranye niho twahuriye, aramperekeza turenda tugerana mu rugo. Twe twari dutuye Kabeza epfiriya kuri esikariye, tugerana mu rugo, twinjirana iwacu mu rugo. Mu by'ukuri ukuntu nanjye byangendekeye, nabonye amereza ibintu, ariko byari biryohereye cyane, byari biryohereye, ariko harimo n'uburure n'ibiki. Ntabwo bwa mbere nari mbibonye, ntabwo nari nzi byari byo. Narabinyweye, nza kwikangura nyuma nyine yansambanyije. Yagusanze aho Kabeza cyangwa yaragutumiye nawe uramusura iwe aho yabaga? Umunsi twamenyanye ni nawo umunsi ibyo byose byabaye. Uwo munsi mwatahanye mugiye Kabeza? Nyine yarambajije mu rugo, mubwira situation zo mu rugo ko bimeze, ko mba ndi mu rugo njye nyine. Icyo gihe nta mukozi wari unahari, nari mu rugo. Kandi urumva wisanzuye aho ngaho mu rugo, namaze kuvuga amakuru yo mu rugo yose, nawe urumva yari yisanzuye.
rero noneho byarangiriye. wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nari mfite imyaka 13, nakubwiye ko nabyaye ndi kuzuza 14. Ntabwo byakugoye se? Wumva uracyari umwana gutwita? Ntabwo byaguteye isoni mu bana mungana? Ese wakomeje kwiga? Nakomeje kwiga ariko nigaho nk'amezi 2 nyuma y'uko ntwite. Nza kugira abantu bo mu gipangu bakajya nyine babivuga ko bo bari babiswe bireba ari abadamu, bavuga ati Kaliza aratwite. Baza kunjyana kwa muganga rero, n'ubundi kwa muganga barabyemeza ko ntwite. Ariko nyuma mbere yo gutwita arumva anko yaraje arabimenya ko arasanga ndaryamye mu ntebe nasinze, arankangura arambwira ati Kali, wanyweye inzoga? Ndamubwira ati oya. Mba yarankubise urushyi ndabyibuka ko rwansohoye rukantura hanze kongera rukangarura. Nyuma rero y'ibyo byose yo kunkubita n'ibishyi byose, nawe aza kumbaza ati se bya bintu wa muntu yagukoze wumvisha ari byiza? Nawe mu kubinkorera rero yarambwiye kumushimira mu mugongo, nkamushimira mu mugongo, nkagira ngo ni ukumushima mu mugongo kubera ko wenda yumvaga ari kumurya n'iki, nkamushimira mu mugongo. Nzagushiduka nyine nawe yandyamishije. Yamfatiranye we yabigira nk'akamenyero, bikajya biba buri munsi buri uko atashye. Anko wawe yakugize nk'umugore? Kuko kitabwiye ababyeyi? Ariko ubwira abaye babyeyi se ko mama yabaga mu ntara, urumva nari kubimubwira? Ubwo bwenge nari mufite koko? Nta na telefone wagiraga? Nta telefone, uretse ko niyo naba nyifite ubwo bwenge ntabwo nari bubugire. Ariko ufite n'ubwoba n'iki. Nyuma uza kubyara? Nyuma naje kubyara ariko ntabwo naje urumva wenda abantu bashobora kwibaza se iyo nda yari ya anko wawe cyangwa yari yandi. Ni ukuvuga ngo iyo nda ntabwo yigeze iba iya anko, iyo nda yabaye iy'umuntu twabikoze bwa mbere. Nyuma rero naje kuva kwa anko, mpava ntorotse, mpava mwibye amafaranga $100. Icyo gihe $100 yavunjaga 62,000. Ndagenda njya ku mukobwa wari waradukoreye kera, yari atuye Kimironko, turabana nawe ariko ntabwo twabanye neza kuko yizaniraga nk'abantu nk'abahungu bakansora bakanyicaza hanze nkabategereza ibyo barimo, barangiza nkinjira. Urumva bwabaga bwije, ndatwite akada gatoya, ndarwaye, nabaga ndwaye meze nabi. Uri n'umwana? Urumva ntabwo byari byoroshye, ariko urumva ntabwo nari ntwite ku buryo bugaragara buri muntu wese ari bubibone. Utanzi cyangwa utazi uko nari nsanzwe nteye ntabwo wari bupfe kubimenya. Twaje kwimuka njyewe n'uwo mukobwa tujya Gasaraba, niho twabaye. Tumaze kujya ku Gasaraba nza guhura na wa muhungu wanteye inda, turahura. Duhura nawe atafite telefone, nanjye nta telefone mfite. Mubwira uko byangendekeye nuko. Ubwo naje gukora iki rero? Ya mafaranga yanjye nari nkiyafite 62,000 byawe. Ntabwo nyize nyakoraho, nta n'umuntu wari uzi ko nyafite. Ukuvuga ngo uwo mugabo twarahuye, tumaze guhura turaganira. Mu kuganira rero
arambwira ati nta kibazo turabana ariko tubana ampisha ko ndi umugore we akajya avuga abwira abantu ndetse aranambwira ngo uhindure izina ryawe ntukomeze kwitwa izina ryawe witwa ujye ubwira abantu ko iwacu bapfuye ndi musaza wawe ko nkurera. Ubundi mwari mwaratangiye gukundana? Ndumva ihoraho y'Imana ntabwo nigeze mbana nawe dukundana. Twigeze dukundana uwo munsi umwe byabaye twongera guhura gutyo. Ariko ntabwo twigeze dufata igihe cyo kuvuga ngo dukundane nk'abantu ngo bateretanye. Byabaye par accident. Twarakomeje turabana tubyarana abana 3. Abandi 2? Abandi 2. Ariko ubu ntabwo tukibana twaratandukanye. Mwatandukanye ryari? Akiri 7 irashize. Ni mwe mwadesize mukavuga reka dutandukanye cyangwa aragutaye? Oya, yarantaye aragenda ariko mu kubana nawe ntabwo twigeze tubana mu mahoro. Nuko yarampemukiye cyane ku buryo ntabwo byari ibintu byoroshye. Twabanye hari umusinzi, ari umuntu uzana indaya abagore mu buriri bwanjye. Abantu bikasakuza bakankubita no bagashyira no kunkubita, hagafungwa kongera bakamufungura. Bigeze aho rero yaje kunkorera ibintu bitari byiza, ari naho habaye intandaro yo gutandukana kwanjye nawe. Njyewe mbana nawe urumva nagize ihungabana ku buryo banshakiye n'umumetre wo mu mutwe, hajyanwa imiti yo kugira ngo nsinzire kubera ihungabana nari nagize kandi itewe nawe. Wibaze umuntu ushobora kuzana undi mugore mu buriri akakubwira ati nabikoze, akanabikwereka byo bakoze, akabivuga ngo nabikoze gutya ko akabivuga muri detail ko yabigenjeje kandi nawe ukabibona, kandi nawe uzi kuri umugore we. Ntabwo byari byoroshye. Ubwo cyatumye agenda ibintu byose narabyihanganiraga, agakora amafuti menshi rwose ateye isoni ntashobora kuvugira hano kuri kamera. Ntabyihanganira ariko ikintu ntigeze ntihanganira, yafashe imyenda yanjye ngewe nambaraga ayinyambuye, ayinyibye ntigeze ayinsaba, ayishyira undi mugore indaya baryamanaga, arayinyambura. Uribaza yanza kubimenya, njyanayo n'ubuyobozi bwo mu mudugudu twari dutuyemo. Iyo myenda bayisangayo, basangayo ishati gusa, ibitenge. Uwo mugore atubwira yuko ngo yamuzaniye ishati, ibitenge agasanga babugibye. Aramubwira ngo ishati ajya yisasira ngo umwana w'inkari. Urumva naje kuremba muri ubwo kurwara kwanjye, nza kujya gukizwa. Nagiye gukizwa mu rusengero rwa ADEPR, ngira ngo nzapfe nimpfa nzabone pasiteri uzansengera. Wageze ku rwego rw'uko wumva ugiye gupfa? Nageze ku rwego rw'uko numva ngiye gupfa, ku buryo nabaga ndi kumwe n'umuntu turi nko kuganira cyangwa niciye nko hanze nkisanga mu bitaro. Ntazi ngo byagenze gute, nkicara umutima usimbuka sinsinzire, numva ngeze ku rwego rwo gupfa. Maze njya gukizwa, nkirizwa hano kuri ADEPR Nyarugunga. Abantu benshi baranzi, nanaririmbye muri korali yaho ya kabiri yitwaga Intwarane.
mu gukizwa se nibura hari ibyo byagufashaga ko uri mu muri gukizwa usenga? urumva nakijijwe numva ko ngiye gupfa nshaka address y'urusengero kugira ngo bazansengere ku irimbi napfuye cyangwa se nakorariye irimbi, ariko maze kujya gukizwa ngeze mu rusengero kwa kuntu baririmba bishimye. Burya mwa bantu mwe no gukizwa ni byiza. Gukizwa sinzi niba navuga ngo gukizwa ni byiza, ahubwo kujya muri societe y'abantu benshi bishobora kugira ikintu bihindura ku buzima bw'umuntu. Kwa kuririmba, kubyina, kwishima ku ijambo ry'Imana, ahubwo naje gukira. Icyo gihe nari mfite ibiro 32, ibaza ibiro 32, ariko aba bana bose ntabwo nari narababyaye. Nagiye nihangana noneho ndanakizwa. Abarokore bambwira ko ari ukwihangana, ari umusaraba, nta gusenya, ntaki. Abandi bati niko zubakwa, abandi ngo niko zubakwa. Ndihangana paka mbyaye abana 3, ariko ingeso ye natangiye kuyibona. Nari mfite inda y'amezi 7, ubwo natangiye kuyibona ndihangana paka kurinda mbyaye abo bana 3. Byari ibintu bitari byo binyoroheye. Urumva narakijijwe maze gukizwa njya muri korali, mpita mbona ku rusengero ubwo bahita bampa n'akazi k'ubuzamu. Harinda izamu na nijoro urusengero, nakoraga izamu ry'amanywa, hari tugusimburana, hari n'undi wakoraga iry'ijoro. Umva ninjye wakinguriraga urusengero urunguru rwa ADPR Nyarugunga. Ninjye wakinguriraga amateraniro, basohoka nkongera nkakingura urusengero nkahicara nkabika imfunguzo. Aho Imana yahamereye umugisha, ndabyibuha nongera mera neza, ariko nkifite ikigeragezo cya wa mugabo. Ubwo twaje gutandukana ari uko afashe iyo myenda yanjye ayitwaye tukayisanga aho ngaho ku ndaye. Urumva niba naje gusezerana nawe nyuma, nsubiye inyuma, naje kujya imbere y'amategeko njyanywe n'iki. Naratekerezaga ngo nta muryango ngira, uyu mugabo utangiye kuzana abagore mu nzu bazaza bagume hano banyirukanye. Noneho nabaze abandi bakambwira ngo nawe uri indaya, ngo kubera ko mutasezeranye, ngo iyo umugabo atari mutasezeranye ngo uri indaya. Nza kumubwira ati rero tujye gusezerana. Ninjye bamubwiye ngo tujye gusezerana mwa bantu. Nagiye gusezerana nawe nta mutungo afite, nta kazi akora ka leta cyangwa se akandi kazi akora gashobora kuba gafite umutungo wenda ngo mvuge ngo ndasezerana nawe tuzagabane. Nawe byari gutera ibiraka gutya gusa. Urumva rero arambeshye ko ari ba generali bafite amazu biki byose, ari umukire, ariko nyine urumva yari arambeshye. Sibyo yaje gukora. Nyine urumva twarabanye, nasanze ahubwo yarateraga ibiraka aho ngaho nyine mu Giporoso muri gare. Ni nkaho yari marine wo muri gare mu yandi magambo y'iki gihe. Nza kumugatiye tujye gusezerana, numva mfite ubwoba. Icyo gihe twagiye gusezerana, urumva no gufata indangamuntu. Nagiye gufata indangamuntu mfite uruhinja rw'amezi 6. Arambwira ati irangamuntu uri bufate uvuge ko ufite imyaka 19. Umvishe? Ubwo rero ndagenda mfata irangamuntu ndifotoza, babwira ko mfite imyaka 19. Hanyuma njya gusezerana. Urumva kujya gusezerana nawe, nasezeranye nawe mfite inda ya 2. Urebye ku myaka y'irangamuntu yanjye wasanga icyo gihe yari imyaka 21, ariko siyo, ntago yari imyaka 21. Mwasezerana wibwira ko agiye kuguha amahoro, nyine agiye gufata nk'umugore wese. Reka da, twasezeranye kugira ngo njye niha amahoro, nirukane za ndaya ngo zizaza aho ngaho. Ariko n'ubundi ari byo njyewe umuntu wese unyumva
ntabwo gusezerana n'umugabo ari byo bintu byubaka urugo. Ntabwo yigezamo amahoro, ahubwo yarabikoze cyane, yarabikoze cyane 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 pepe. Bigeze aho ndahahamuka, umuntu wese yansura bahita mbabwira ngo umugabo wanjye arwaye sida. Nkamenye yuko kuvuga ngo arwaye sida nanjye ndi kwivuga. Sinari naramupimye mu by'ukuri nta niyo yari arwaye, ariko muko ibyo yakoraga byose byanyekaga ko ashobora kuba arwaye. Nanjye ndiheba, ariko ngiye nkumva ko ndi muzima, ariko we arwaye sida. Umuntu wese yadusura nkahita mvuga ngo rero ubu ngubu nabanye n'umugabo wanjye ari muzima, none we yarwaye sida. Urumva ibyo byose byari kubera ihungabana. Tunitangurana ariko njye ndi muzima. Nitangurana, urumva ibyo byose nagiye mpura nabyo mu by'ukuri byari kubera ibibazo nagiye. Byari trauma. Byari trauma. Rero ayo mabi yose yaje kugenda akora. Iyo myenda yanjye tumaze kuyisangayo, baramugaya cyane, baramubwira bati ni gute ushobora kwiba gusahura umugore wawe ukajyana hanze ugashyira undi? Kuki wowe wundi utamuguriye ibye ukafata iby'umugore wawe yambaye ukabijyana hanze? N'ubu tuvugana iyo myenda yanjye iracyari ngira ngo mu buyobozi. Ibyo twasanze kuri uwo mugore wundi. Nawe rero yaje kugira ati niba ari isoni niba ari iki. Ngo ndibuka ko uyu murumuna wanjye witabye Imana niwe twabanaga, aza kunsanga ku rusengero anzaniye umwana ngo yonke. Arambwira ati rero ati wa muntu uti umugabo wawe yafashe ivarisi y'umwana akuramo imyenda ye ashyiramo imyenda ye n'inkweto byose yagiye agenda. Ubwo kuva yagenda ahari hose abyumve, si ugusebanya cyangwa kumusebya. Abagabo bata abana babo bakagenda ntibasubire n'inyuma byibura ngo babarebe, ntakurikirane amakuru ye, ntiyishyure iyo mituweli kandi azi ko yabyaye, ntagire n'uruhare na rumwe ku mashuri cyangwa se tufatire ku rugero rwa hafi, wenda avuga ati reka nohereze n'ibiceri byo kwiyogoshesha. Burya bagiye bamenya ko abana tubacira inzara, tukabogoshesha, tukabagaburira, ikayi ikaramu, ku ishuri umwana yayitaye, ku ishuri yangije ikaramu ya mugenzi we, ikayi ya mugenzi we, barakurihisha. Ibyo byose harimo no kurya biri ku mutwe wanjye. Niba yarigeze ahindukira inyuma ngavuge ngo nabyaye abana reka mbafashe cyangwa reka mbakorere muri ubu buryo nubwo ntabana na nyina, niba yarigeze akora icyo kintu nkaba musebeje, Imana yo mu ijuru imane. Nta kintu igeze akora bijyanye no ku nshingano ze. Nta kintu n'iki na kimwe. Nk'umubyeyi imyaka 7 irashize ari ku mutwe wanjye. Abo bana 3 ariho se wenda ashaka ko yarapfuye. Amakuru mfite nuko ariho, ntabwo yigeze apfa, ariho. Ariko nta kintu bimubwiye. Icyo umuntu aba naho kijya, ntabwo navuga wenda ngo namahirwe yishe, wenda niyo dosiye yanjye, ariko mu by'ukuri aho ari hose nabona ni inkuru cyangwa se nambona akabona iki kiganiro cyangwa akabona iyi nkuru azigaye, nawe ndamugaya mu bongaye. Ariko amakuru numva amakuru bavuga ko nyine yashatse undi mugore ndetse yanabyaye. Abandi bana ngo afite undi mwana, nibyo bintu njya numva. Umuhuye se nk'ubu ngubu uhuye nawe n'icyo wamubwira? Ikintu namubwira cyane ko namugaya, nkamugaya nk'umugabo utarigeze yuzuza inshingano ze nk'umubyeyi. Ndumva nta kindi kintu namubwira, nta byinshi bindi namubwira. Nicyo kintu cyo kumugaya gusa namubwira. Ese Kaliza nk'ukuntu wakuze ukaza gukura
mu miryango na murumuna baba mu yindi miryango gutyo, ni iki wagira inama ku babyeyi wenda bashaka kuba babona badafite ubushobozi bakavuga ati wenda hari bene wacu reka tubahe abana? Ikintu nagira inama ku bantu bahura n'ibibazo nk'ibyo mama wanjye yahuye nabyo cyangwa se ibyo nahuye nabyo, njyewe ntabwo nigeze ntanga abana banjye, narabagumanye kuva nkibabyara kugeza n'ubu. Nakubwiye ko imyaka 7 ishize ndetse twatangiye n'uwa 8, kandi nabiziritseho mbihambiraho nanga ko ibyambayeho byazaba muri umwe muri bo. Nagira ababyeyi ba mama inama, mu by'ukuri bizirike ku bana babo, bakore. Wenda na mama wanjye ntago namushyira mu makosa cyangwa ngo mu blaming, wenda niko wenda ubushobozi bwe niho bwagarukiye, si ntago ahubwo ndanamushimira cyane ko yaturwanyeho wenda muri ubwo bushobozi buke bwari buhari. Ntago icyo gihe abantu wenda ntago yarasobanutse cyangwa asobanukirwe nk'ubu ngubu. Ikintu rero nagiraho inama ababyeyi ba mama rwose bahura n'ibibazo bitandukanye, mugumana abana banyu, mubizirikeho, musenge, mubakorere. Njye nk'ubu ngubu nkora akazi k'ubuyede, wabimenya? Oya, nta muntu mwabikeka. Ntago wabimenya, ariko muri ayo make mbonye ngura isabune nkamesa nkiyitaho, tukarya bike bisigaye tukabisaranganya n'abana. Urumva rero ababyeyi bagumana abana babo, kubatanga mu muryango ntabwo ariyo solution. Babagumane rwose, babakorere nkuko nanjye nabikoze, kandi narabikoze kugeza igihe nzabonera akazi kafatika, kandi ndizera nashidikanya yuko Imana izangirira neza, nkabona akazi, nkabona icyo gukora ntavunitse. Wenda nta muntu warya atavunitse, ariko byibura akazi utavunika nk'uko uvunika. Ntavunika nk'uko mvunika mbega, kandi mfite akazi gafite adresse. Rero ba mama mwihangane, cyokora nta muntu nabwira ngo yihanganire mu rugo, ngo niba umugabo ngo akora ibyo ngibyo ngo aza akamukubita, akamusambana, akamuca inyuma, nta muntu njyewe nashuka. Ntago namera nk'urusengero rwanjye rwagiye rumbwira ngo ihangane. Oya, baragushuta barambwiraga ngo ihangane, nkatega bakankubita, ugasanga uyu munwa wabyimbye, ijisho rirangana gutya. Nabwo umugabo wanjye iyo tutakoraga inshingano z'abashakanye ntabwo yampahiraga, yagendaga ntarasiyasize. Byaba bitabaye iyo gahunda itabayeho ntabwo twaryaga. Hako byaba byabaye iyo gahunda rwose nta kintu namushinja kuri icyo gihe, ariko byabagaho nabyita nko kugura. Wariguraga? Nariguraga, nabwo bikaba ndeba hirya, utabifiringa. urumva ku gahinda. Rero nta n'undi wese bimeze nkanjye nk'uko nari imeze, ntago namugira inama yo kuguma muri urwo rugo. Oya, byangiza umuntu, bikamwangiriza ubuzima, kikaba igikomere pepe, gishobora no kukugeza ku rupfu. Ese Kaliza, ko bigaragara ntago uri uri mukuru, ariko ntago ushaje cyane ku buryo wenda, ese haramutse haje umuntu w'umugabo wifuza kubana nawe, akakubwira ko wenda we hari ubushobozi afite bwatuma arera abana, ubuzima bukabaho neza, ese wamwemerera? Ibyo bintu ntabwo ndabitekerezaho, sindabitekereza. Kwemerera ntabwo byapfa gushoboka, kuko
ubanza umuntu waremye abagabo wese ari umwe, abagabo bose ni bamwe, uwaremye abagabo ni umwe. Ntanibona ko uko wa undi yari ameze niko n'abandi bose bameze. Ntabwo rero ibintu byo kuvuga ngo maze imyaka, ubu ni umwaka wa 8. ntabwo urakiri igikomere cy'umugabo ngo wumve washaka undi. Okay, hari umuntu ushaka kukubona akavuga ati ngewe Kaliza wenda ushaka kuba hari ikintu namufasha, ushaka kuba wenda hari akazi namuha, ushaka kuba wenda hari inama namugira, wenda umuntu mukuru kuri we, watanga nimero zawe? Nta kibazo nazitanga. Nimero zanjye ni 078 47 38 576. Subiremo. 078 47 38 576. Kaliza waciye mu buzima bukomeye bunagoranye, ariko kugeza ubu nibura shimana kugihari, wenda ibyo waciyemo byari no kuguhitana, urumva ari n'umwana kugira ngo utwite ku myaka 13 ni ibintu bishobora no kujya kubyara wenda bikagera nabi cyangwa iki, ariko nubwo utari mu buzima bavuga ngo bwiza wishimiye, ariko wenda kuba ukiriho, kuba ugihumeka, ugifite imbaraga, nicyo ni ikintu umuntu yakwishimira. Bishimira n'Imana. Ko dusaba Imana no kugira ngo ibihindure, ubuzima bugende neza, abantu batunge, bige neza, nabo bazagira ejo hazaza heza, batazaca mu byo waciyemo. Yego. Ngushimira no ku mwanya wafashe ukaza kutuganiriza, turagushimiye cyane. Ntabwo biba byoroshye byo, ariko nyine tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Nongera no kwibutsa abantu badukurikiye gukora subscribe, bagakora na share, kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro byiza. Mwakoze cyane. Mwakoze.